wavuze ko imyaka igena ubutwari hari aho abandi bahungaga warahagarara yahisemo kurwanirira abandi aho kwirwanirira wenyine. Icyo yakoze uwo munsi ntigisanzwe, ariko kandi urubyiruko mube hafi. Ndakubwira imwe muri page yasize yandikiye urubyiruko ariko idashyirwa ahagaragara. Ngaho tekereza umuntu ufite imyaka 39 ariko akabwirwa ko benshi bakomeretse aho gusubira inyuma akigira imbere. Ariko hari icyo abaturage batamenye, uyu numwe mu barokoye ubuzima bw'intwari Afande Fred Ibingira. Uwo nta wundi ni Leti Honorable Retired Captain Ndahiro Rogan, umwe muri babiri bari basigaye muri bane b'abavandimwe bari batabariye u Rwanda. Twe Isaya None TV rimugeza hano bwa mbere. Ngaho kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibazo. Nitwa MM ikaze. Ibihe byiza kuri we wahisemo gukurikirana ibiganiro kuri uyu muyoboro wa YouTube Isaya None TV, aho tuvuga u Rwanda tukavuga bamwe mu bagize uruhare kugira ngo u Rwanda rube ikivugo cy'amahanga, intwari z'u Rwanda. Nkuko bisanzwe rero tutangira twibaza ikibazo ariko tugasoza tugisubije. None se wigeze ubona iyi foto y'umunyabigwi wacu, intwari cyane, intwari nkuru y'igihugu Leta Afande Fred Rwigema ubwo yari yerekeje i Burayi? None se uyu ninde bari kumwe? Yarajyanywe n'iki? Ese ubutumwa yasize atanze n'ubuhe? Ubwo nazingurukaga ibitangazamakuru bitandukanye bibungabunga amateka y'u Rwanda ngira ngo nkubonere igisubizo cy'iyi foto, naje kurunguruka mu bitangazamakuru bitandukanye nka Impirimbanyi Archives, igihe.com n'ibindi binyamakuru bitandukanye, maze nterera y'akajisho ntangira ngira nti intwari y'u Rwanda Major General Fred Gisa Rwigema ageze i Burayi asaba ko yahura na Muyango n'imitari. Ariko se mbere yuko tumenya icyari kiganje muri ubu butumwa bw'iyi ntwari nkuru y'u Rwanda, ubundi Muyango n'imitari bari bantu ki? Muyango Jean-Marie ni umwuzukuru wa Butera ufatwa nk'intore ya mbere mu mateka y'u Rwanda. Kuvukira mu muryango w'intore byatumye Muyango akurana urukundo rwo guhamiriza no kuririmba, kuko ari ibintu yabonaga iwabo kuva mu bwana bwe. Kuko byiruka kwe yakundaga gukina umupira. Mu kiganiro yigeze kugirana na igihe.com, Muyango yagarutse ku buhanzi bwe n'urugendo rwe mu muziki amaze mu imyaka 30. Yakomeje agira ati kuva ndi muto nakundaga guhamiriza kandi n'umubyeyi nibyo yansabaga. Bambwiraga ko ari njye ugomba gusigasira umurage wa sogokuru, nkiga kuzaba intore nk'uko byari bizwi ko iwacu ari umuryango w'abataramyi. Yahishuye ko se umubyara yamubujije gucunga ruhago, yari yarihebeye kandi ashoboye, amusaba kwiga guhamiriza ngo azasigasire amateka ya sogokuru we Butera. Kuva icyo gihe nibwo Muyango yatangiye kuyoboka inzira yo guhamiriza akareka ruhago yari yarihebeye, ngo dore ko mu bwana bwe yakundaga gucunga ruhago yumva ashobora kuzagira ikirenge mu cyabafigo na ba Maradona. Ivuka ry'itorero Muyango n'imitari. Muyango yahungiye mu Burundi mu 1961, yahageze akiri umwana aranahakurira. Aha ni inganzo ye yatangiye kwigaragariza mu matorero atandukanye, maze mu 1946 n'1947 nibwo Muyango yategewe indege n'itorero ry'abakobwa babaga mu Bubiligi bitwaga imitari, yerekeza ku mugabane w'u Burayi kubafasha gukora indirimbo zabo. Aba bakobwa bari barishyize hamwe bitwa imitari, babarizwaga mu gihugu cy'u Bubiligi. Nuko itorero imitari ryaje kwihuza na Muyango maze biyita Muyango n'imitari. Uti noneho umunyabigwi wacu, intwari cyane, Leti Major General Fred Gisa Rwigema yahuye nabo gute? Ese ubutumwa yabahaye n'ubuhe? Mu 1990 Muyango avuga ko n'imitari batumiye gutaramira abanyarwanda ba FPR Inkotanyi muri Uganda. Igitaramo cya nyuma cyabaye mbere y'uko urugamba rwo kubohora igihugu rutangira. Ubwo butumire bwatanzwe kubera ubucuti n'itorero ryabo ryari rifitanye na Leti Fred Gisa Rwigema. Iyi ntwari nkuru y'igihugu yamenyanye n'iri torero nyuma yaho yumvise indirimbo yitwa Mpore, maze Fred Gisa Rwigema
arayumva arayikunda maze agashaka guhura n'abayihimbye. Icyo gihe Leta Rwigema uri ku rugamba rwo kubohora Uganda igiye gusura abasirikare bari barwariye mu Budage. Ageze i Burayi atumaho Muyango n'imitari ngo bahurire mu Bubiligi. N'ubwa mbere aba bahanzi bari bagiye guhura na Fred Gisa Rwigema bajyaga bumva ngo icyo gihe bumvaga Muyango avuga ko bamutaramiye. Arangije abasaba ko azabatumira bagataramira abanyarwanda batuye muri Uganda. Muyango yagize ati yaratubwiye ngo nifuje kubabona none ndababonye. Nari mfite amatsiko yo kubona abanyarwanda bari mu Bubiligi biyemeje kuririmba mu Kinyarwanda, kubyina mu Kinyarwanda. Mwarwanye intambara ikomeye rwose. Yewe hari n'izindi nyandiko zikomeza kwerekana ko igihe yari ariyo ngo yabasabye ko bamutereraho akaririmbo yari yarakunze yari yarihebeye kagira kati mpore, maze kuko barakazamura maze intwari yacu nayo icinyamo. Ngicyo igisubizo cy'ifoto twatangiye twibaza. Rero ibitekerezo bivuga u Rwanda turabyakira, niyo mpamvu twajagajaze inkangara yacu, maze ubwo twakusanyaga ibitekerezo byanyu tugwa ku gitekerezo kimaze hafi kwezi, maze umukunzi wacu atangira agira ati muzatubwire amateka ya Lt Captain Ndahiro Logan. Natwe tuti nguyu intwari cyane, umunyamateka cyane, yaguye nk'intare, yarwaniye uburenganzira bwa bose ariko ashyirwa ari uko abugezeho. Inkotanyi cyane ku rugamba, umudasubira inyuma, umudakangwa, akaba intwari y'ibitabo cyane ndetse n'imitima n'abazaza. Uwo nta wundi ni Lt Honorable Retired Captain Ndahiro Logan. Ndahiro Logan yavukiye mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare mu mwaka w'1951, akaba mwene Tutuba Feliciane na mukasekuru Ansira. Yize amashuri ye muri Uganda, nyuma akomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yakuye impamyabumenyi y'iciciro cya gatatu cya kaminuza mu by'ubuzima. Akaba umwe mu basirikare bagize uruhare mu gushyira ku butegetsi Yoweri Kaguta Museveni. Aza no kugira uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda, aza gusezererwa mu ngabo afite ipeti rya kapiteni. Yakoze ibikorwa bitandukanye urugendo rw'iterambere ry'u Rwanda, by'umwihariko anandika igitabo kivuga ku rugamba rwo kubohora igihugu cyitwa Inzira y'inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda. Ariko nk'uko bisanzwe dukunda kuganira ku mateka yaranze abana b'u Rwanda guturuka mu 1954 kugeza mu 1959, aho byahumiraga ku mirari, maze abana b'u Rwanda barameneshwa bajya ishyanga. Aha rero niho umuryango wa Ndahiro Captain Logan waje kwisanga mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'ubuhunzi, aho batabona ngo babaza u Rwanda cyangwa se ngo ababwire uko u Rwanda rumeze, ariko mu ndoto z'abana b'impunzi kwari ukuzasubira mu rwababyaye. Maze uyu mushinga uza kunonosorwa binyura mu itsinda ry'abasore bari biyemeje gutaha, ariko bakagenda bacyuye n'ababyeyi babo n'abari bamaze igihe baririra ishyanga batagira uwo bumva kandi bafite urwababyaye. Maze abanyabigwi bacu Lt Fred Gisa Rwigema na nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ubu, maze umushinga barawunonosora, maze biyemeza ko ku itariki ya mbere ukwakira 1990 bagomba kuba basakije u Rwanda, maze bagataha ku bubi n'ubwiza. Byaje guca mu muryango wa FPR Inkotanyi. Uyu muryango wa FPR Inkotanyi waje kugaragaramo uyu munyabigwi wacu Lt Captain Ndahiro Logan, yari umwe mu bashinzwe umuryango wa FPR Inkotanyi. Uyu munyabigwi wacu yaganiraga n'ibitangazamakuru bitandukanye, yakundaga kugaruka ku mpamvu muzi y'urugamba rwa tariki ya mbere ukwakira 1990, akagaruka ku buhunzi, uburyo bameneshejwe, uko bafatwaga mu buhunzi. Yatinyaga no kugaragaza amarangamutima y'uburyo perezida wa Uganda yabangaga cyane Idi Amin Dada. Uyu niwe waje kugira uruhare mu guhuza icyari rwafu yakoreraga mu Rwanda
ndetse n'umuryango wa RANU wakoreraga muri Kenya, maze ibitekerezo birunganirana baza gusanga bagomba kubihuriza mu muryango umwe, maze umuryango uza kwitwa FPR Inkotanyi. Aha rero uyu munyabigwi nibwo yatangiye kugaragara mu bikorwa bitandukanye byo kuzahuriza abanyarwanda hamwe, maze bakitegura gutera bagataha mu rwababyaye, maze agaragara muri mobilisation zitandukanye zamobilizaga abanyarwanda guhuza imbaraga, ibitekerezo, ubushobozi, amaboko, intwaro, ariko bagataha ku bubi n'ubwiza. Reka noneho twinjire ku rugamba nyirizina, atariki ya mbere Ukwakira 1990. Iyi ntwari yacu niwe wari umusirikare mukuru muri RPA Inkotanyi, kuko yari afite imyaka 39. Ndahiro yageze ku rugamba tariki ya 5 Ukwakira 1990, mu gihe rwari rwatangiye tariki ya mbere z'uko kwezi. Akigera Kagitumba ngo yasanze abasirikare benshi bakomeretse, ariko bamuremamo ingufu, baramubwira bati ntugomba gucika intege, ahubwo wowe na bagenzi bawe mukomeze murwane paka tugeze ku mwanzi. Ubwo yigeze kwitangariza agira ati icyo kintu ndakibuka, abana bakomeretse barambwira bati mwirinde kugaruka inyuma abasha, ubwo bari hasi bamugaye. Nanjye rero ngeze ku rugamba naravuze nti ariko igihe nabereye impunzi imyaka 70 ingahe, nari ntarakandagira ku butaka bw'u Rwanda. Kibukandagiraho numvise ngize icyizere, ndavuga nti paka turwane n'uyu mugabo, kuko nabonaga byose bishoboka. Numvaga mfite ibyo nshaka, numvaga mfite ishyaka, kavuga nti reka ngaruka iwacu, reka dutahe two kuguma mu gucunaguzwa n'ibihugu twahungiyemo, two kuguma mu bukene twarimo, two kuguma kuba impunzi ndetse n'igisebo kuri twe. Mu rugamba rwose rwo kubohora igihugu, uyu mwanditsi akaba n'intwari yacu avuga ko icyamubabaje cyane ari urupfu rwari umukuru w'ingabo Major General Fred Gisa Rwigema n'abandi basirikare bakuru barashwe mu minsi ya mbere. Igihe yasobanuraga ibyamubabaje, yabajijwe uko yamenye impfu z'abakomanders, maze asubiza agira ati yacu ubwo yamenyaga impfu z'abakomanders yari ari mu rugamba mu Kagera, maze intwari yacu Musitu waza kubagezaho inkuru mbi cyane. Abasanga ku rugamba arababwira ati ese mwari muzi ko Fred Rwigema yapfuye? Bati oya. Mwari muzi ko Bayingana yapfuye? Bati oya. Mwari muzi ko Bunyenyezi yapfuye? Bati oya. Mwari muzi ko Bitamaziri yapfuye? Gusa ngo yari inkuru y'incamugongo kuri bo, ariko nk'icyarimwe n'indi nkuru yari ishimishije cyane, kuko Afande Dodo ngo yari yateye Gatuna, maze ziza ari inkuru ebyiri icyarimwe mu matwi, imwe isharira ariko indi ikomeza ku muheto w'urugamba. Captain Logan abajijwe ibintu bibiri atazibagirwa byamubayeho icyo gihe, yatangaje ko ikintu atazibagirwa mu mutwe we ari intambara y'agasantimetero, kuko ngo yari intambara igoye cyane, intambara irimo ubuzima bugoye, ndetse yari muri bitwaro bikomeye by'ingabo za Habyarimana n'Abafaransa. Ariko ngo ikindi kintu ngo atazibagirwa cyamushimishije mu buzima bwe, buri gihe babonaga umugaba mukuru w'ingabo mushya ari we Afande PC, ubwo yagiraga ku rugamba maze agasubiza ku murongo ibyari bitangiye gutana, ngo icyo ni ikintu cyamushimishije, ngo kinatuma agera ku ntsinzi. Reka noneho kugezeho incamake z'iki gitabo yasize yanditse. Iki ni igitabo kigaragaza ubuzima bubi abatutsi bari baramenyeshejwe mu Rwanda, babagamo mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda, bikagera naho bishyira bamwe mu gufata icyemezo cyo gutaha ku ngufu mu rwababyaye. Cyerekana kandi uburyo umuryango wa FPR Inkotanyi washinzwe, ndetse n'uko urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiye, n'uburyo Inkotanyi zahagaze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mwanditsi intwari yacu Ret Captain Ndahiro Logan agaragaza ko igihe Inkotanyi zateraga mu Mutara mu ntangiriro z'urugamba, umwanzi yari afite ingufu nyinshi, ariko ntibyababuza gukora iyo bwabaga maze bahangana nawe. Hari naho agaragaza ubuhanga bw'umugaba mukuru w'ingabo muri icyo gihe, aho yarafashe umwanzuro wo gufata ingabo zimwe akazohereza mu birunga. Uyu mwanditsi yagize ati nagira ngo mvuge ko nta kitero RPA Inkotanyi yakora umugaba mukuru w'ingabo atabanje kubona raporo y'ubutasi, akurikije raporo yabonye. Niba abasirikare be batazahatakariza ubuzima kugira ngo twemerere gutera, nuko yabaga yashishoje akurikije ibyo yabonye mu mpapuro, n'ikintu yazirikanaga iteka kugeza dutangiye intambara kugeza irangiye.
hari nawe yaje kugaragaza imbeho yo mu birunga muri iki gitabo cye, aho yagize ati nijoro twarotaga wakotesha uruhande rw'imbere, inyuma mu mugongo hakaba amazi, ubwo ugahindukira kugira ngo woteshe n'umugongo, imbere naho hakaba harakonje, ukongera ugahindukira nturyame mu birunga. Ariko twahagiriye n'ibihe byiza kuko nta mwanzi wari uzi aho turi, ntawashoboraga kutubona kuko urugano rwari rudutwikiriye. Twakoraga imyitozo ya gisirikare mu mutuzo, nta ndege zirwanira hejuru yacu nk'uko byari bimeze mu Mutara. Iki ni igitabo cyerekana ko inkotanyi zarwaniye hose, haba mu Mutara, mu mujyi wa Ruhengeri aho zaje kuhatera zigafungura imfungu 1600, ndetse no mu rugamba rwa Byumba no mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi. Yigeze no gusobanura ko hari ibyiza bahuriye nabyo mu rugano, uburyo ngo umugano ngo ni igiti cyiza, ngo niyo ari kibisura gicana, gusa ngo ikintu atazibagirwamo niyo mbeho n'inzara bahahuriye nayo. Ariko ngo umugaba mukuru w'ingabo Afande PC ngo yaje gukora mobilisation mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi, maze babashakira ibyo kwifubika, ngo maze barongera batora agatege, barongera basubirana ubuzima, ngo maze abasabira ko bajya babazana n'ibyo kurya bakabyuriza mu birunga, ngo maze kuko babona ko ubuzima buhari, ngo maze barongera barubura batera umwanzi, ngo nibwo bahavuye bateragereza Ruhengeri babohoza imfungwa. Muri naho rero baje guhindukira maze batera Akagera. Ibitero byo mu Kagera nabyo bivuga neza, gusa ngo ikintu atazibagirwa ngo ni inkomere zahabonetse, harimo n'intwari yacu, intwari cyane, inkotanyi cyane, umunyabigu cyane, Afande Retired General Fred Bingira. Icyo gihe yarasiwe mu bitero byo mu Kagera nk'umwe mu bari barize ibijyanye n'ubuvuzi, yarabiminuje agira uruhare mu kujya kubavuza, aho yaje kubambutsa Akagera maze berekeza muri Tanzania. Ngo yakomeje kumuvura ngo ariko biranga, maze baza kwerekeza mu bitaro byo muri Tanzania, ibitaro byitwa Isingiro Hospital, bikaba byari ibitaro by'ababikira. Ari naho ingabo za Habyarimana FAR zaje kumenya ko uyu munyabigwi ariho arwariye, maze zitegura operasiyo yo kujya kumwiba, ariko ngo babimenya kare maze bamurenza igipangu. Uyu munyabigwi wacu ari naho yaje gusubira muri Uganda, aciye muri Tukura, maze yisanga asubiye ku rugamba. Nshuti mukunzi w'amateka, rubyiruko, reka noneho usomere imwe muri page yakunzwe muri iki gitabo cyanditswe n'uyu munyabigwi wacu. Igitabo yise Inzira y'inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda. Ni igitabo cyasohotse mu mwaka wa 2018, gifite page 113, urupapuro rwa 66 n'urupapuro rwa 67. Ifite umutwe ugira iti dore uko ibirindiro by'umwanzi byari biteye: Mabare, Runyinya, Mutojo, Bushara ya mbere n'iya kabiri, Gashenyi na Kabuga byari muri segiteri ya Tabagwe y'ubu, Kantarama, Nyabihara na Shabana byari muri segiteri ya Karama y'ubu. Ibi ni ibirindiro byabaga byegeranye ku buryo bashoboraga gutabarana mu gihe bamwe batewe. Mu kwezi kwa 9, umugaba mukuru w'ingabo yerekeje batayo yitwa Yanke, itegekwa na Nyamurangwa Fred kureba, ndetse byaba ngombwa bakanarwana n'umwanzi. Byari ukugira ngo tumenye ingufu afite uko zingana. Hagati aho za batayo zari zasigaye mu birunga zageze mu Mutara, umugaba mukuru w'ingabo ahita twese duha amabwiriza yo kurwana n'umwanzi kugira ngo tumutsinsure mu birindiro bye. Mu ntambara yacu kuva itangiye kugeza irangiye, twakoreshaga amayeri twumva yadufasha kunesha umwanzi bitatuguye. Igihe cyose umugaba mukuru w'ingabo yifuzaga ko dutera ibirindiro by'umwanzi, akurikije raporo yabonye, yaduhaga impanuro y'amayeri twakoresha, byaba guhangana position warfare, gukoresha uduterushuma cyangwa kumurasa tugasubira inyuma tutitaye ku gufata igice twarwaniyemo, hit and run. Hari nubwo twakoreshaga kumurasa tuvuye kure tukisubirira mu birindiro byacu, mobile warfare. Intambara ya mbere n'umwanzi yabaye muri Nzeri 1991 harwana bataro ya Yanke. Intambara ya kabiri ya Karundura yabaye tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1992 ku Bunani. Twari dufite batayo zikurikira zavaga Mabare zikagira Nyabihara na Kantarama. Batayo ya Bravo yari yoboye na Kamanda Musisi, nyuma iza kuyoborwa na Kamanda Peter Bagabo.
Seira yayoborwaga na Kamanda Murokore Eric. Enko yayoborwaga na Kamanda Kadafi Kazintware. Zuru yayoborwaga na Kamanda Kwikiriza Wycliffe. Yanke yayoborwaga na Kamanda Nyamuranga Fred. Kiro yayoborwaga na Kamanda Karangwa David Kadogo. Na Nguruma yayoborwaga na Kamanda Musana John. Kuri izi batayo haje kwiyongeraho batayo 23 yayoborwaga na Kamanda Gashayija Auguste. Izi ni nazo batayo zari zihanganye na bya birindiro navuze haruguru by'umwanzi. Batayo ya Oscar yari iyobowe na Kamanda Turagara Auguste. Delta iyobowe na Kamanda Kayitare Vedaste, na batayo ya 17 iyobowe na Komanda Alfred. Zagumye inyuma zikajya zibambira umwanzi washakaga kuduca ruhinga akaduturuka inyuma. Iyi ntambara yo kubunani mwaka w'1992 yatangiye saa moya za mu gitondo irangira saa 12 z'umugoroba. Byari amashiraniro kandi twese ntitwashaka kuva kwizima. Mu byukuri nta watsinze iyi ntambara, twaguye miswi. Umwanzi niwe uradusanze mu birindiro byacu. Ijoro ribuditse igihu gitamuruye ku manywa yari tariki ya 30 Ukwakira umwaka w'2019. Inkuru y'incamugongo ikwira mu Rwanda k'intwari itashye. Honorable Ndahiro Rogani yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal kuwa gatatu wa tariki ya 30 Ukwakira umwaka w'2019. Mu mirimo yakoze harimo kuva mu 1994 kugera mu mwaka w'2001. Yari umukozi wa Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe. Mu mwaka w'2002 kugeza mu 2003 akuriye umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubutabazi, aho yaje no kuba umwe mu bahagarariye ku rwego rw'igihugu ibikorwa byo kurwanya agakoko gatera sida. Yakoze kandi no mu miryango itandukanye. Ndahiro yitabye Imana ari umwe mu badepite bari bakuru mu nteko nshinga amategeko. Ndahiro Rogani yari umwe mu bavandimwe bane bari batabariye u Rwanda. Bari abahungu bane, harimo Leta Fande Ndori, Leta Fande Ndazaro, hakaza Lieutenant Colonel Retired Ndori Rurinda, nawe wari uwa kane mu bari baje batabariye u Rwanda. Usigaye akiriho ni Lieutenant Colonel Ndori Rurinda. Bimwe ngo mu byamuranze mu buzima bwe bugiye yari agiye kuragira inka, dore ko bari abatunzi. Bimwe mu byagaritsweho n'umuvandimwe we mu muhango wo kumuherekeza bwa nyuma ngo yagiye kuragira inka n'abandi. Nuko inka yarashoreye ngo zica uruhande rw'igihuru kirimo imbogo, maze imbogo iravumbuka iramwirukankana, maze nawe nk'umwe mu budahangarwa bwe yari yibitseho nko kwiruka, ngo ariruka arayisiga, maze ahungira mu gihuru. Imbogo irenga igihuru maze acika urupfu rw'imbogo atyo. Yasize umuryango, umudamu n'abana 6. Yabaye retired mu mwaka w'2001. Nyuma yo kubyumvikanaho n'umuvandimwe we Ndori, bagahana gahunda ko agiye kwita ku muryango, maze Ndori agasigara mu gisirikare. Yinjiye ku rugamba afite ipeti rya kapiteni. Reka noneho turebe umurage w'intwari yacu ku rubyiruko. Ku myaka 39 hari abatekereza ko bamaze gukora byose, ariko hari n'ababa bagitangira gusiga amateka. Kapiteni Ndahiro Rogani ni umwe muri abo bantu. Umusirikare utararwanye gusa, ahubwo wasize umurage ukomeye ku rubyiruko. Ku rugamba yari uhitamo kugumaho aho abandi bahunga. Yari afite umutima wo kurengera abandi no gukora inshingano ze atitaye ku bwoba. Ibi nibyo byamugize intwari, ariko sibyo byonyine byatumye izina rye rikomeza kuvugwa. Oya, ikintu gikomeye kurushaho nuko yafashe amasomo yakuye mu buzima no ku rugamba akayashyira mu gitabo, maze akigenera urubyiruko. Muri icyo gitabo yigisha ko gutsinda atari ukubura ibibazo, ahubwo ari ukumenya guhangana nabyo no kubyigiraho. Uyu munsi urubyiruko rwinshi ruri mu bihe bitandukanye. Hari abacika intege, abumva batabona amahirwe, n'abashidikanya ku hazaza habo, ariko ubutumwa yasize buracyafite imbaraga ko umuntu wese ashobora gutangirira aho ari agahindura ubuzima bwe kandi akagira icyo asigira abandi ndetse n'igihugu cyamubyaye. Yigishije ko kuba intwari atari ku rugamba gusa, ahubwo ni mu buzima bwa buri munsi.
mu guhangana n'ibibazo, kwigirira icyizere no mu gufasha abandi no gutera imbere no guteza imbere igihugu. Niba hari isomo rikomeye wakura muri iyi nkuru ni iri: ntutegereze igihe cyiza, tangira uyu munsi, kuko ejo hashobora kuvuga inkuru yawe kandi igafasha urubyiruko ruzaza na nyuma yawe. Ngiyo intwari yacu, reka natwe tumuherekeresha iyi video. Imana imukomereze ijabiro. Ibitekerezo bivuga u Rwanda turabyakira. Twita Isaha ya None TV. Nimba ugeze hano bwa mbere, ngaho kanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibazo. Nitwa MM. Ibihe byiza.